ijambo oya umuntu wundi washaka kugira igitekerezo aha ngaha nabatumiye ngewe no guciye mu ijambo Benjamin amaze kwibwira hanyuma usibye Karinganire wenda nawe n'ubwa mbere duwe ahari ngewe nitwa Cyubahiro abamurera ikigo cy'ubugenzacyaha ninjye ufite ikirego cya Ivan akora mu rwego rw'ubugenzacyaha bizere ko umuvandimwe ari ku butabera buzamugeraho neza nta kibazo uje kuringanura Ivan wenda reka turebe ko ibintu njye nabatumiye hano kandi murabizi yuko aha ni iwanjye sinabirukanye sinanabaheje ariko uwagira ikindi kintu ushaka kuganira n'undi mwazagira umwanya mukadutumira mureke mbabwire icyaduteranyije hano nk'uko natangiye mbibabwira ni mwebwe abantu mwisanzuraho ndetse ni namwe amaraso yanjye ariko nk'uko mwari mubizi nari ndi mu bihe bitari byiza ndetse bitanashimishije kandi bamwe twagiye tubana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi abandi nagiye mbona ubwitange bwabo ndabashimiye cyane mbikuye ku mutima gusa aka kanya nabateranyije ntabwo nishimye ndababaye mbabajwe nuko ushaka kwizera umuntu akaba yagutenguha cyangwa se umuntu wita ngo nyine ni umuntu ugira icyizere umusangira buri kimwe cyose ugasanga yaguye mu kirenge ngewe bijyambaye mwese murabizi nta muntu utabizi warahuretse ibyo ncamo ibyo naciyemo byinshi simbyibuka ariko mwebwe murabizi kundusha gusa ndagira ngo mbabwire ikintu kimwe gitumye mbateranyiriza hano ndetse nyamukuru ubushize komera arasa ku ntego komera rwose ubwo nari ndi hano sinzi igihe ngo gishize ko ntabwo nibuka igihe narwaye nari ntashye mvuye mu kazi mbwira riri yuko ngiye kujya mu rugendo kandi nari burare hano nditegura ndagenda aramerekeza biba ngombwa yuko ntagera aho ngiye bitewe n'uko akazi kahise gahagarara baravuga ngo bagiye kwimuka baza bakorera i Kigali bituma ngaruka mbere y'igihe nari nateganyije nageze hano nsanga aryamanye n'undi mugabo utari ngewe ibyo bintu ko utabimbwiye reka manze ntabwo nahoraga mbikubwira ngo hano haza abagabo reka manze nsoze uwo munsi nagarutse nasanze aryamanye n'umugabo mu buriri bwanjye ndetse n'umwana ari hano muri uru rugo ibyo bintu nari naragiye nari ndi hano ibyo bintu papa ako nari impari warabizi nari impari twumve kagoye katwuze ibyo papa nabimubwiyeho nagiye mu rugo ndabimubwira uko bimeze birarangira ariko ngewe kwa ko niko gukunda amahoro kwanjye abana nta gaciro mfite tuza kagoye n'ubugenzacyaha barabizi byose barabizi kandi ukwiye gutuza twumva mesaje y'umwana mba nkubwire ngewe kwa gukunda amahoro kwanjye naravuze atereka wenda nirutse mu bakobwa kenshi reka ngira unuze mubabarire dukomezanye kuko nicyo nshakaga n'uburere yahaye umwana wanjye ndetse nubwo nshaka aho azamugeza ariko sinari naribeshye cyane arangije turatongana bibinduru ariko nyuma nza kujya muri dushe kandi wasanga nabyo mujomba bizi ntabizi arangije ansanga muri dushe ansaba imbabazi yambwira yuko ibintu yakoze atari yabitekerejeho ndetse atanabishakaga ariko mu by'ukuri ntabwo umuntu yakora ikintu nka kiriya atagitekerejeho rero ngewe namuhana namubwira ati okay uburyo wabinsabye imbabazi n'uburyo nshaka mbana nawe ngenda kubabarira nta kibazo nzanire resume mve mu mazi tuze turaganire birangire ndetse nkubwiye n'uburyo byibuze wagombye kuba witwara nibwo rero yagiye agafata resume nari mutumye araza arayinigisha mu mazi ngo Ivan ntabivuga Karinganire ntabivuga Ivan riri ni wowe wakunize ariko agereye ndababwira ko ariyo yari njya kwishe nkabibona kwa muganga ibintu yakoze oya ntabwo umuntu yanyicira umwana ndeba oya ngewe rero kwa ko nari ndi muri lavabo nabuze uburyo nshobora kuba nahindukira kubera yuko yanigisha ari kunywa amazi n'icyo reka manze nsoze mucombuza agahinda twagize reka manze nsoze ihangane umwana asoze mesaje rero nabuze kubera ko yari yanturutse inyuma nabuze uburyo nshobora kumwiyaka birangira nyine amazi ngiye mu mazuru n'ahantu hose ibyo nibyo nibuka gusa ikintu cyambabaje kurusha ibindi byose yankoreye ni uko
arimo aranigisha isiyomeri, yarimo arambwira amagambo ababaje ndetse nza no kumenya yuko ari we wishe Igete wa mukobwa twakundana. Gute se ubwo? Iva, no. Gute? Iva mbabarira cyane. Yishe Igete ni wa mukunzi wawe? Birashoboka se ubwo? Yishe inshuti yawe arakwishe nanjye ashaka kunyica. Ubwo nyine ikirego kiri. Ntabwo bavuze ngo riripo. Niba muri kubyumva utaripo. Nari nabiganiriyeho na Yewe rero ikintu cyantangaje ni uko ikibabaje riri ntabwo ahari. amagambo ngewe yagendaga avuga hano mu rugo sometimes n'ibyo yagendaga nkorera najyaga mbyumva, ndetse nubwo nta telefone ntari nzi ahirimba naramurekodinze nkaguha amajwi, ariko aka kanya no kwa muganga numvaga uyu nguyu yavuga ngo azamukurikiza kuko uyu yarabimbwije ubundi ariko yarafite igishinge ndakukincomeka mu jisho amaze uba ariko ibyo ngibyo mureke turagira umwanya wawe mujo ngwino haza ntabwo hari ushaka ko aribwo bwa mbere nanjye ese yagiye njye nageze kwihanganira utarimo nakoze ikintu cyiza. ujye utambuye ko yaguciye inyuma ukabimenya. ikindi kwihanira kandi kwihanira mujye mumenya yuko ntabwo kuko nabo wishyira mu byaha wishyira mu mujye mugereranya ariko umuntu yashaka kunyicira umwana ajye murusha imbaraga simunike mujye mugereranya nawe. ndagira ngo mbashimire mu byumba cyane pe sibyo yambaye hafi mu bihe nubwo umuntu ushaka kuza hano bwa mbere akagira ngo ni inzanga burya mu byumba uko yaba ameze kose byibuze niwe muntu nubwo uri inzanga niwe azahabaye. mu byumba yambaye hafi kandi bwari mwe ngwino guhobera uza andi makuru tutamenye ndiri niwe waneza Iva niwe mujo genda hariya urebe ya isume y'umutuku ihari, nizeye ko utigeze uyikoraho. iracyahari? Ndayishaka. Genda uyirebe ikintu yishyiramo kandi ntuyikozeho intoki zawe. ushaka gufatisha nk'igikoresho runaka. mujo ugerageze ku buryo intoki zawe zitagira aho zihurira n'isume sibyo? Ariko ni ibimenyetso bigomba kwifashishwa kandi birapimwa. Sawa yiza cyane ubona bikugoye uzumbwire mbyikorere sibyo? ndaza kuyiza ntukoreho wakintu ntabwo ndi buyikore. nushaka gukoresha umunwa ariko ntukoresha intoki. Njyewe nabwiye Patro ni kumubwira na boss ndamubwira ngo njyewe ko numvise boss ari kwiga njyewe uriya narabimenye ariko ndituriza ndavuga kanuzi yenda mubwira ngo basi nanjye bamfashe nanjye njyewe n'icyo nanjye riri ku giti cyane tuzamwica turi babiri. nari gufata ibibabi by'amateke nkabifata nkabivanga na noza bize kw'ikihene yo kwa noza yo kwa none reka nzeke mujo wibuke yuko umubiri wawe utagomba guhura n'isume sibyo? oya ntugire ikintu na kimwe cy'umubiri wagikora. gusa ni n'umwanya mwiza wo no gushima Imana kuko Imana yagize neza kongera kumuzanzamura byibura. Hari inama muganga yatugiriye nk'uko nabikubwiraga cyagiye aratubwira ati muzamurekere kuri sene yaho icyaha cyabereye azagerageza kugenda yibuka etape par etape uko byagiye bigenda kuko sintekereza neza yuko ibyo byose yahise aza ngo ahita abyibuka. nari narakurakariye ariko ku byo mpamvu ndakubabariye. gusa njyewe nanze guhita mubuka ubwo nibukaga nanze guhita mubuka kugira ngo manze nshake ibimenyetso. ubuze uburyo nyizinga kuko nagifatishije ikintu nashatse sawa ntarebera iyo sume nimuyimpozeho yari impekuye we. ariko ushobora kwangirika bakozeho uretse guhereka byereka muri karinganira udakora dore hano terura comeka gutya ubwo nta gukoza bisume yakoze wagiteretse hasi ukagivana ku meza. erega ntabwo byanabura ntabwo ibimenyetso byose n'ubundi ko binivugira ubutabera buzakoreshwa. mva nanjye nzabivuga byose uko byakabaye. ikimenyetso cya mbere n'ukuntu yari agiye kuntera urushinge mu jisho. ariko nanjye mfite n'amata iyi sume mugiye kuyisuzuma gute? ibyo ni iby'abahanga ibyo hari ikigo kibishinzwe dufitanye uburyo dukorana bidufasha kumenya. umva ngo handi makuru njyewe mfite n'amata nacyo kimubwira mfite amata njyewe nagiye kwa muganga ndi kwa muganga nasohotse gatoya mperekeje uje kunsura nsanga yinjiye afashe amata mu ntoki n'urushinge yumvise umuntu ukubise urugi akubita hasi noneho
ashaka kunsingira ngo anige nanjye nirukanka nsingira ya mata ngo ndebe nsanga amata ari kumeneka bigaragara ko yari yafashe urushinge ari nk'ibintu yayatoboye ari nk'ibintu ari gushyiramo yewe kuko urushinge ubwarwo nta muti wari urimo yafashe rwa rushinge ashaka kurucomeka mu jisho nanjye nzi ubwanjye mwitonde ntabwo nari nzi ko byaba ibimenyetso ariko nararebye nti nanjye nzakora ubushakashatsi bwanjye nafashe ya mata na rwa rushinge mbizingira mu gashashi ariko njye nari mbizi ko nzabishyira nk'abantu bakuru bakatubariza ibyo ari byo noneho ndabifite narabitabye ako nakozeho ntacyo ku mata nakozeho ariko buriya ibirimo imbere nibyo bikeneye nubwo nasomyeho gushyira mu mata ariko nanjye narabiketse ariko ushobora kugera nta kintu nambuba wumva kuko nta kibazo mfite ariko hari ikintu nshaka twitondera kuko agahoro k'imbwa karahisha uretse buriya wowe wabona ko amakosa iyo uza kunywa kuri ayo mata kugira ngo tumenye ko ari umurozi twite tumufata ndebe wakifuza cyangwa nagikunze none nakari batangiye umva nkubwire kugira ngo turebe ko ari umva umurozi mujamo ujye ukomeza genda hari ikintu nshaka gato tuzugarukaho bihangane nta kintu dufite mu rugo ariko ubutaha tuzabakira neza nta kibazo mu gihugu dukomeze kugira hari amazi yategegeza umuntu ushaka kumenya umugabo wacaga inyuma sinzi ahari niwe wanasapotingaga ibintu byose birakoraga ariko ujya kwibuka bari bari gushwana hano weya no gushwanira gatoya wasapotingaga rero kuko bose niwe babikoranaga ko nawe namufatanye baba banca inyuma umunsi ujya kwibuka rero bari bari gutonganira hano iruhande rwanjye mukeba wawe ntabwo mbizi gusa nawe nyine kumenya ntabwo muzi washubije inyuma y'iva barimo baravuga ubugenzacyaha nzi isura ariko ntabwo nzi izina rye ku buryo mumubonye ushobora yamubonye namumenya rero kugira ngo njye kwibuka hose niho byavuye kuko ni iki kintu twari twarapfuye icyo gihe nsanga yaciye inyuma banari hano bari bari gushwana biri mu bintu nabyo byatumye ngarura kiriya kigore ni ikirara hanyuma uze kugerageza ni ikiraya umugabo nawe tumumenye byaba byiza byadufasha ibyo byose riri kugeza umbibutse ko akiri umwere mbibutse ko akiri umwere mu gihe tutarabona ibimenyetso kandi nyir'ubwite abikwibwiriye ko yamubwiye hanyuma n'uwo mugabo tumubonye Uri n'umwere? byadufasha kuko habaho gufatanyacyaha habaho ibintu byinshi bitandukanye ariko icyo nababwira ni uko tujye gukora ibishoboka byose tukamenya uko byagenze byose hanyuma ikintu nabibutsa mwibuke ko kwihanira bihanirwa n'amategeko mugerageze karinga ndabona umugabo ugerageza ukora mu muryango ibi byose muzabicamo kandi neza mufatanyije hari igihe umuntu aguhemukira rwose hari igihe umuntu aguhemukira ukumva wajya asumba abanga cyangwa se ukajya ikibungo ukamugirayo nawe ubundi ukakimushyiramo uruhu buriya twajyayo kiramo abantu ariko twajyayo uzi ko yarategeka ese reba nk'umuyobozi atangiye kuvuga ngo riri ni umwere ubu umuntu yamutuma nk'urutaro rukaza cyangwa ihembe rikamusumbanya rigasumbanya umuyobozi hanyuma muraza kunyemerera aze kubasigamo umuryango mbibutsa nyine ko ugomba gukomeza gufata umuryango mu biganza ugakomeza hanyuma mukirinda gutesha yo hejuru sibyo hanyuma icyo natwe tubijeje ni uko tuzakora igishoboka cyose hanyuma Ivan icyo uza kumfasha ni ukumenya uwo mugabo wari uburyo bigenza ariko ukamenya uwo mugabo ku buryo nawe urumva tuzamukenera hanyuma niba nta kindi uraza kumufasha urebere ya mata nawe yo muri ka gashashi uze kuyama kugira ngo ngo hari ahantu yayatabye narayatabye ndaza kujyana nawe turayashaka okay nababwiye ko Tuzayakuzanira. ihora ikinguye ku bwanyu kandi tubijeje ko tuzakora igishoboka cyose Amen. nari mfite ahantu ngomba kujya kureba rero mfite ikibazo naho abandi bagombaga kujya kureba hari ikibazo nyine hanze ubwo kugira ngo munyemerero nze ikindi papa wandi uje kugenda nyibutsa ntarinze yewe uracaka nabuze imodoka yanjye waretse mu gihugu imodoka yanjye narayibuze kandi sinzi irengero ryayo utanze ikirego cyayo wenda oya sinanabyibukaga n'ibyo ngibyo njye nari zingiri no mu kazi wenda barayikoresha mu kazi ke ubwo ni ikindi kirego nacyo gifata turatekereza ko ushobora kuba yarayiriye uriya mugore ni Nta iki kintu ngiki atakora. uriya n'amapine aramira nta kintu atakora ubwo icyo nabasaba kuri icyo ngicyo wenda papa we gusa niba ndabona ameze neza ushobora kuza gutanga ikirego kugira ngo bagikurikirane nta kuntu se byakwiyongera ntabwo byumvise nta ku ruhande byaba byiza tubonye inyandiko mvugo oya nta kibazo kimwe kuba bigize reka dutegereze ibisubizo byabyo erega haguma no kubaho burya ngo haguma ubuzima yaba umuntu imibiri ziramera niko kuba nyine yarakize bavuga twabishimira imana ariko bitabujije yuko n'uwakoze icyaha nawe agomba kumenyekana ahantu kandi wamumenye ntabwo ni riri hari ubundi rindi ryitwa hanyuma karinga nuza kunyemera ndetse n'abivanye n'umuryango baza kunyemera nsubire mu kazi hanyuma nimero zanjye
bazifite karengane ndetse nubwo wenda yashimiye agashimira simba ikintu muzamuhotera nzajya mpita muhamagara uracyafitemo na trauma ariko uko biri kose nawe nk'urwego ruhagarariye navuga ko ruhagarariye leta wakomeje kutuba hafi pe wakomeje gukurikirana ikibazo cy'uyu mwana nubwo ari inshingano ariko pe nawe ntabwo twabura izo nimero zanyu kugushimira warakoze cyane hazibeshye hagira wongera kumpagarara namwe mwarakoze kandi kudufasha mu iperereza twizeye ko kizavamo kizaba kiza kandi namwe kizabanye n'amata nzajya rwose tubafitiye icyizere mwakoze rero urakoze ndumva ntasubira mu kazi ngewe se wa muhungu wawe ko nta n'ikintu wamushyiriye natwe ngo muraza nta mushyitsi n'ukuru oya karina se nta kiri mu muherekeze nta kibazo kugira ngo rubiro arakumva hafi oya kandi si inama zanyu ko arizo tugenderaho ubu hageze igihe ukavuga umuntu yababwira naduherekeza ariko amahoro y'Imana natwe dukora siporo ubanguke ndagushaka ayiva buryo bwose aburira ngiye no kubana nawe muri iyi nzu niyo yaba yirimo mba numva natekana ngewe yaba mwana ndekaga nkakora icyo nshaka oya ayiva uretse rero gukomeza kwihangana kuko inzego z'ubutabera zabijemo ikibazo kizakemuka uje urashaka iki ngiye kubabwira noneho ko nanjye mise nishima noneho wa musirikare w'abandi yambwiye ngo ni umusirikare arambwiye ngo nagaruka azana 2,000 ngo ngewe nzi gutanga ubuhamya ngagenda umuhamya wegera bose sikambwiye se nkazana 2,000 sinakubwiye ko njye abantu bankunda muri kubihakana arambwiye ngo nagaruka azana n'amabya yumva cyane nkazana 2,000 ndajyana ubuhamya nanjye uzamucyeteshaho Daniel ndajyana umujyana wandi muntu genda se bane byanjye ubonye niko shayiba kuvuga ko ari ugutaruka tete uyu nguyu bamuroga abagabo ushatse kubumvise ariko wowe ibyo ni ukugenda buriya ntazi kubivuga uriya mugabo arahanga ntabwo byamurebaga ariko n'ubundi ntabwo byamurebaga ubu uzajya uhora wishingira bwakeye ejo urahanga ni uguhoramo ubundi ni sirikirasiyo papa ntukavuge nabi kandi uno kandi si we ni mutabazi ariko n'umwana wanjye mufite uburenganzira bwo muhamuka nako ntabwo mutabazi uko mutabazi ameze kandi ntabwo ari ukuntu yagiye kwa mutabazi cya kindi kireshya n'ifu urabizi ko yari afite umugabo witwa mutabazi ibyo byose ndabizi muri se ubatandukaniye rero uko batandukanye none se papa icyambere mutabazi nkora umuzi nta kintu ugeze ufasha yari umushoferi wawe kumarana nawe se uniki kintu ugeze umarira teta bigaruke sinababwiye ko azamurira mu nzu hari ukumutamira se kurenza oya nanone ibyo ngibyo mujye mubira uyu nguyu tugiye gusubira muri Benjamin izi ntambara nanjye baza kuzihagaza akaringanira niba atari nka mutabazi mumara igihe kingana iki nta soni ni uguhora womungana mu bagabo papa oya homongana intugu umwana wanjye sinuwe ni nacyo ngiye gushaka kugira ngo ubwire wowe mu minsi ishize ni nawe nabonaga uri on top byibura unagaragaza n'akantu k'intuza k'ubwenge bunafatika niba uyu mugabo bamaranye imyaka ingana ku nguku cyangwa se akakari ijana uyu munsi wa none akaba ataraje wabona usimbutse ukankubitira n'umwana agomba nkubwire papa mba nkubwire ngewe teta ajya umwihorera nzaho namukuye ava mu rugo ibibazo byose yagize kujya no ajye kubyara ntiwigeze unamufasha urabizi ikintu icyo cyose rero mwihorere ubuzima n'ubwe ko namubwiye ngo agaruke iwanjye se yaraje kumufasha igihe ngewe kabiri kandi twaje iwawe ukadusohora nk'imbwa wajya wabona gutora abana bawe ubundi wowe kumaze oroshya abana bakubwiza reka bakwibutse niyo mpamvu bamubwire papa tujye dutongana ariko si mbomba undi muntu ntabwo wibuka kumubwira ko natandukanye na mutabazi ntabwo ubyibuka umunsi mubwira ko natandukanye na mutabazi sinabakubwira ko azakurira mu nzu mwese wakoze iki ntabwo wanyirukanye uwumvaga ndi bujye heheze ubu tujya mu bagabo ngo papa ngiye byana niba ari wowe wabashije kumufata kandi teta ibintu byawe byo kugenda ibyo ni ubusambanyi babarira pe wowe vuba mu busambanyi papa yewe reka mubwire ikintu cyangwa se gushaka nk'ibitemewe n'amategeko reka mubwire ikintu cyambabaje kurusha ikindi niba uzi ko umwana wawe aje gusaba imbabazi ubona nta n'ikintu na kimwe asigaranye kugeza aho ajya gucuruza agataro yajya gucuruza agataro none se bene bamenyaniye he ibaza ariko umuntu ugukundira umwana akamukunda anacuruza agataro wagize agataro aho ngaho ubu se umubwiye ko utigeze ugira ikintu umufasha warangiza akanya kubona ko agiye kubaho ikibazo hanyuma se bataje kwirega wakwirega ku muntu udashaka ko umuhinga nese dadi nari bwirege wanyemereye guhura nawe wanyemereye kuvugana nawe uretse kumviraho indi imwe nta kindi mushoboye tugende nguherekeze hariho mu muryango ngenda sinkuzi birambuye ariko byibuza
njye narakubonye kandi ibyo yaba ibyo uteganya gukorera mu mushiki wanjye ibyo wifuza ni ukuri ngenda bashyigikiye ngenda bashyigikiye kandi nimubona n'umwanya muzagende mu rugo mubyereke papa ndabizi ntabwo azabyanga mujye mumenya yuko umuco wacu ntabwo ari ico muzajya mukoreramo ibyo mubona. Dade wanshyigikiye bwa rimwe koko wanshyigikiye abana bazaza kuko ari wowe utuma n'ibintu ndimo bitahabwa umugisha. Twagombaga kuza mu minsi iri imbere nuko nyine ibingibi byabaye ko ngombwa yuko ari byo bibanza iyo ukamuherekeza uzaza wirega uko mu muco bigenda iyo washatse umukobwa gutya sibyo baragurana boshye ihene n'ikiziriko mbese ukirega ukagenda ukavuga aho umwana w'abandi yagiye ugasaba ugakora twagukingira ntabwo noroshye byose ntabwo ufite ubushobozi ahubwo nimwe mwakireze kuko yarantoraguyeho mwari mwarantana ntabwo mu muco utoraga se yagusanze mu rindo aho yansanze urahazi dade aho yansanze urahazi karimwe watuje kumvikana n'abana ko uribuka nza kugusura n'amavuta atakimfata ukanyirukana uragiye rero ase dade basuzumva kandi akagasuzuguro kanyu reka mugire ikibazo karinganire ntawagusuzugura rwose n'igihagararo cyawe sibyo rero wibitinda ubigira ikibazo niko ngira ngo narabikubwiye na mbere ko ariyo mpamvu nashaka no kujya iwawe kandi biriya si ngo umuntu wese w'umugezi hari support y'umuntu umwe mufite ariko urumva ko ikibazo kibaye yuko tutagiye kumureba noneho iyo tujyayo byari bube bibi reba ukuntu wikarakaza mu rugo rwa Yohana none ibibazo twagiye none nyine twari kuvuga by'ibura yabyumvise mbembabera nawe nshinze ibyaha tuzaba tujyayo ikizimanuka kubonye kugeza ndamurwaye ayivane rero dusubire kubyarira Riri tumukorere iki ko numva nibyo uri bizamukorera bitazanyura by'inzego z'umutekano zizakora bizaba bihari nta kintu ushobora gutegereza abantu byose nabitekereza ariko nasanze nta kintu ushobora gukora uretse kwituriza nutinyuka kuniga musaza wawe umwe rukumbi gusa ko ari niwe ntawe nyigira aribeshya nta gihe afite hano none se mfite ikibazo naza arasanga wabaye muzima cyarongera agire debile aramutse aje polisi kari hano ntiyahita kwica ayiva nkaringanira ndabimwumvishije iby'agahinda nimubireke ibyo nubwo atabyumva shangazi rwose mutuze njye nafashe umwanzuro ibyo umuntu aba ari uko yakugera kose ndabimwumvishije ntabwo munyarutse muzajye kwirega ngewe ariko mbemereye ko n'imbere y'ibyo byose njye nzabasura tunagera tuzakubwira tugusange iyo rwose ese mu byo yagiye akamufungurira ko numva avuze amahoro siko ndeba njye nawe mujomba ubutunda rwose bwaryohanye iyi karagera karafutse rwose karakonje ni mu mamungu nuko harimo umutekerereza nyine nk'ibizazana umwana agiye ahura nabyo n'iki buriya satani iyo agiye kugutera ahera mu nguni abona nziza ahera muri ya kote uba uvuga ngo iyi kote niyo ngiye kuzavanamo ibintu runaka inyungu runaka buriya rero yabonaga umwana atangiye kuzanzamuka agiye kongera umumaro amukubitira amuteza kirya gishegawe ndagira ngo nkubwize ukuri yuko nari narabivuze na mbere hose ndakubwiza ukuri Ayivani njye mbona naho mbihera twicaye ahangaha izi ntebe mutarazihindukiza na punda abantu ndabyibuka narabibabwira rwose ukagira ujye byara ntingewe ndi bwoba n'uyu mugore murumuna n'ubundi mukuru yaramaze kuduhemukira amamiliyoni ayatamiye n'uyu nguyu nabazamuye na misiyo yindi sigaho mukomakoma inkuru zose iyi nkuru rero yamaze kumenyekana umwana yabishyizemo ubwenge abishyiramo ubushishozi ibintu byose ubiri inyuma n'iriri ni nawe wamunigaga ni nawe wamuvunnye ijosi ibyo byo bisubiremo neza ngo iki riri nari narabikubwiye Liliane ni uyu mukobwa ntabwo rwose azavamo ngo riri ngo niwe wamwishe ruriya rupfu oya uzi ko ntigeze ntekereza yuko kariya kana n'ukuntu kisetswa n'ukuntu kigira akana keza kakwica umuntu avuga ngo reka ngewe ndi mwere dade n'ibindi byose n'urya mukobwa wari warakundanye
na Ivan bifuza kuzarushinga nawe niwe wamubanuye. Yesu we. Ibyo byose Ivan n'ibimenyetso byose biranditse birakusa barabikusanyije urwego rw'ubugenzacyaha rwamaze no gukubitaho kashe iyo ntugire ubibwira. Yesu. Ni amakuru ahari, ni amabanga ahari abitse, idokima irateguye. Ivan yambwiye ngo bibe uyu munsi bibejo rirazafatwa. Uzi ko uriya muryango wagira ngo barawudutumye. Navuze ngo njye nkasumba wanga muteze nk'abazimu. Ariko nibuka yuko ndi inyangamugayo. Ndavuga nti wajya nk'ikibungo. None se riri muri dadi burya ntakanyago do noneho si n'ibyo gusa. Mbere nk'uko nari nabikubwiye mba nabirebanye ubushishozi. Sinari navuze teta nti Mutabazi azamurira mu nzu. Byarangiye bite? Ariko nabyo byaranyobeye kubera ko Mutabazi navuga ko ngo impamvu yabikoze ngo ntibashaka ko bashakana, ngo washaka umugabo w'umukire, nyine bagomba gukurikira uburenganzira. Kuza urukundo icyo ari cyo ntabwo cyamukundaga kiriya gikoko. Byose nimwakomakomaga n'ibindi byose ndabizi muzagenda mungarukira. Noneho icyo nshaka kukubwira afite urugabo rushya. Tagirane hose kandi bahuriye amabuye y'iradiyo w'igikara tsiriri. Ariko rero Papa Janelle kamubwiza ukuri. Akikubona mbona baradutse akatoki ko kandi mama n'akabizu n'iki baraza bicara nkaho ngaravuga se shama nawe ko nabamenye. Iyo ngo nyine se ko ari wanyirukanye sharika nkubwire wa mwana uzahura mu bagabo na ryari uburiri nawe amene nako mama teta mukobwa wanjye cyarere nacyo wagira ngo ngewe cyaneze cyaramahamuye do mukobwa wanjye teta n'umugabo mushya ubu rurageretse kose teta n'ibibazo afite. Ubu nimvuga ngo navuze n'ukuntu yahemukiwe vuba aha ntiyakaba yashaka undi mugabo pe bose wamwizeye iki koko. Ariko teta ibyago yagize giye rwose naye nakwinyize ngo mureka agaruke wenda rero ugaruka umuntu akongera akamugira inama akamwereka ko nta kibazo. Uwo mugabo yamushakishijwe n'ibibazo. Utekereza ko teta se ahantu yabaga ari he? Teta nta kazi yari afite. Teta yari afite umwana uziko Mutabazi yamutanye umwana umwe agatwara undi. Teta yari gukodesha inzu, teta akarera umwana, teta akamwambika akamugabura akabishobora. Nawe uravanga. Ikibazo mfite rero dore n'ikidade kankwereke. Ntureba teta uyu mugabo yashatse. Uriya nawe yamufatiranye mu bibazo. Ubu se niwe twizeye ko atazamurya. Ariko sugira ngo umugabo takanura arareba ati cyawagira namawe mva arareba rwose nk'intare. Ndabwarasiza mu gacwamo. Ubu yashatse n'umugabo mushya. Ubu dutegereje kureba kizavamo cyokora barambwiye bati rwose nuko tuyamuvandimwe ngakire twongeye tumukoreho dukore no ku miryango nakagoyire. Rero mumbwira ngo yarababwiye ngo bazaze ngo kwirega ngo inkwano n'iki ndavuga na fazari n'abana. Ubwo rero dutegereje turebe nitugira amahirwe uzabona baje nawe mubone. Aratebeza umutebezo ntuvamo congo ibanze yagiyeze nka Nyabugogo muri gare abanza kubererekera umuntu. Cyakora Imana izamutwarire teta rwose uriya mugabo niba Imana izamugira umugisha pe reka nabyo mbisengere. Ko na mwana yarakubititse. Muheza bane nizabihere.